Yesu tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru, tugushimiye ubuntu bwawe butangaje, tugushimiye ineza yawe itarondoreka, ubereye mwiza bagutegereza, izina ryawe ryubahwe, mwami izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndakwakiriye mu ijambo, ndakwakiriye mu iteraniro rinteze amatwi, abanyumva n'abazanyumva. Mwami ntabarige guhaye ikaze igitari cy'amahanga, uvugane n'itorero icyo ushaka kuvugana nacyo, uvugane n'abantu ibyo ushaka ko tumenya, tuguteze amatwi ngo twigishe, uduhugure, uduhane. Mwami w'abami duciye bugufi, izina ryawe rishyirwe hejuru, icyubahiro ni icyawe. Imana yo kwizerwa, tuzahora tugushima, tuzahora tukuririmbira, tuzakuzanira ibitambo by'uko turi amahoro. Izina ryawe rishyirwe hejuru mwami, ubutwemereye kongera kuboneka imbere yawe. Ntacyo twatanze ahubwo n'ubuntu bugeretse ku wundi. Imitima yacu izamukiye imbere yawe, tuzamuye ubwenge bwacu n'intekerezo zacu, ngo abe ari wowe uvuga, twebwe ntituvuge ntitwumvikane. Izina ryawe ryubahwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Turashima Imana kubw'imirimo itangaje, turashima Imana kubw'ubuntu bwayo, turashima Imana kubw'ineza yayo. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aracyari ku ngoma, kandi imbabazi z'Imana ziracyasumba imbaraga zikurwanya. Imbabazi z'Imana ziracyarota cyane ibikomere wagize. Imbabazi z'Imana ziri hejuru y'ibikuremerera. Imbabazi z'Imana zisumba imisozi ikugose. Ndagira ngo rero aho uri hose nuko unteze amatwi, uko umeze nuko wumva, gutabara kw'Imana yacu kurasumba ibyo wumva. Imbaraga z'Imana yacu ziraruta cyane ubwo buremere wumva ufite. Ndagira ngo aho uri ukomeze kwizera Imana, uzamure kwizera kwawe, kuko Yesu arashoboye, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ndagira ngo rero muri uyu munsi tuganire. Umwuka w'Imana icyo yarayanganirije, yarayansanze arambwira ngo anyigisha icyumba cyo gutegererezamo. Ndagira ngo tuganire ko turi mu cyumba cyo gutegererezamo. Umuntu wese mu nzego turimo, mu mirimo itandukanye, mu myaka dufite, iyi si turimo ni icyumba cyo gutegererezamo. Birasaba rero ko umuntu agira ibyo yirinda, agira ibyo yitwararika, kuko mu cyumba cyo gutegererezamo abantu bahatakariza ibyiringiro, bahatakariza icyizere, ndetse bamwe babura n'ibyo bari bategereje. Kubera ko iki cyumba cyo gutegerezamo kirasaba ko umuntu aba maso, kirasaba ko umuntu yirinda, kirasaba ko umuntu acecekera imbere y'Imana, kugira ngo urusaku ruba muri iki cyumba rutamutesha focus cyangwa intumbero. Iki cyumba cyo gutegererezamo kibamo ibintu bitandukanye, habamo ibintu byinshi bihinyuza ibyo urindiriye, habamo amagambo atesha agaciro ibyo urindiriye, habamo amajwi y'ubwihebe akwereka ko ibyo urindiriye bitazagerwaho, bitazashoboka, habamo kumva ukozwe n'isoni z'igihe umaze urindiriye, habamo kumva ugendana ikimwaro kubera igihe umaze muri icyo cyumba cyo gutegereza. Mwami ahabwa icyubahiro. Ibyo rero umuntu yiyumvira cyangwa agendana ari muri icyo cyumba, iyo utabaye maso ushobora kutabona cyangwa ngo ugere ku cyo wari urindiriye. Umwami ahabwa icyubahiro cyane. Reka dusome igitabo tumenyereye gusoma. Alleluya. Igitabo cya Daniyeli, ibice 3, umurongo waho wa 18. Alleluya. Mwami Yesu ndakwakiriye nanone ngo ibyo ukunda n'ibyo wishimira bari byo bisohora. Nyemerera dusobanurire kandi utumenyeshe ibyo dukwiriye kumenya. Haleluya. Mwami ahabwa icyubahiro. Ngira ngo iyi nkuru murayizi, ariko ndagira ngo mbereke icyumba cyo gutegererezamo. Umuntu ahari, hari abategereje muri gereza,
hari abategerereje mu kazi, hari abategereje mu bushomeri, hari abategereje mu siribateri, hari abategereje mu bugumba, hari abategereje mu miryango iwabo ngo barebe yuko hari igihinduka, hari abategereje mu gihugu no hanze y'igihugu. Ariko ndagira ngo iki cyumba aha hantu hose utegerereje ugire ibintu witwararika kugira ngo gutegereza kwawe kuzakugirira umumaro. Mwami ahimbazwe. Iki cyumba cyo gutegererezamo niho abantu bamwe na bamwe bavuga ngo, hari umuntu wavuze ngo akoresha imvugo ivuga ngo uwo kwizera kutarahemukira agira ngo kwizera ni ibintu, ariko kwizera ntago kujya guhemuka, ntikujya gutenguha, ahubwo aho uhagaze muri ibyo wizeye wiringiye kuzabona, uko witwara nuko wifata mu bikuzengurutse nibyo biza gusa naho bitesha agaciro kwizera, bigasa naho ibyo wiringiye bidashoboka. Ariko ndagira ngo umuntu unyumva n'uzantega amatwi, ni ukuri wumva icyo umwuka w'Imana arimo kuvugana nawe. Hari umuntu utegerereje ahantu, hari umuntu umaze igihe arindiriye yicaye, ariko urusaku ruri aho hantu utegerereje rushobora kukubuza, Mwami ahabwe icyubahiro, rushobora kukubuza gusingira icyo wari urindiriye. Uwiteka ahimbazwe. Rushobora gutuma utinjira muri Kanani Imana yavuganye nawe. Mwami ahimbazwe. Niyo mpamvu abantu bavuga ngo amasezerano amwe arasohora andi ntasohore. Amasezerano yose Imana yavuganye n'umuntu ndetse n'ayavuze mu byanditswe byera arasohora, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Niko igitabo cya Luka kivuga, igihe Mariya yarahuye na Elizabeth, Mwami ahabwe icyubahiro, atangiye kumuhanurira, atangiye kumubwira yuko marayika amubwiye ngo aratwite mu zabukuru, aramubwira ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mariya afata urugendo ajyayo, agezeyo asanga nibyo koko. Elizabeth nawe atangira guhishurirwa uwo Mariya yari atwite. Witeka ahimbazwe cyane. Aleluya. Rero ndashaka kuvuga iki? Nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ariko hari igihe risa naho riheze. Kubera iki? Urusaku ruba mu cyumba cyo gutegereza. Abantu bagusanga mu cyumba aho utegerereje, abantu bagusanga ku musozi aho utegerereje. Mwami ahabwe icyubahiro. Iki cyumba cyo gutegereza ni cy'abantu bita ubutayu, ni cy'abantu bita umusozi. Witeka ahimbazwe. Ariko ni icyumba umuntu aba ashyizemo, Imana ishyiramo umuntu cyangwa se n'ibihe. Mwami ahimbazwe cyane. Aleluya. Umwanzi ashobora kukwinjiza mu cyumba, ariko wageramo wategereza neza ukabona Imana. Mwami ahimbazwe. Hari n'ibyumba dushyirwamo n'ubushake bw'Imana tukabukurwamo n'ubushake bw'Imana. Icyumba Yobu yabayemo yagishyizwemo n'ubushake bw'Imana, yabugishyizwemo n'umugambi w'Imana. Ndibuka yigeze kubaza tubiteka we uzageza he kungira intego mu bantu. Mwami ahabwe icyubahiro. Rero muri icyo cyumba amagambo tuvuga n'abantu bahadusanga rimwe na rimwe bituma impamvu yo kuba mu cyumba tutayigeraho. Aleluya. Yesu ahimbazwe. Naje kukubwira ngo icyo cyumba utegererejemo ugomba kwitwararika ukigengesera cyane. Nk'aba bakobwa bo mu gitabo cya Mukristo habagamo mwirinzi na mwigengesero. Bisaba kwirinda, bigasaba kwigengesera kugira ngo uwagushyize muri icyo cyumba atakubonaho impamvu yatuma gutegereza no kurindira kwawe bidashyika ku mpamvu nziza, cyangwa se bituma udasingira ibyo wari urindiriye uri muri icyo cyumba. Mwami ahimbazwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo mvuge muri iki cyumba urusaku. Amen. Urusaku rujya ruba rwinshi umuntu ari mu cyumba. Urusaku rwasanze Sara yegera Abrahamu amugira inama ati ko ngeze mu zabukuru ntashobora kubyara. Ni urusaku rw'ubugumba. Aho yashatse n'aho yavutse basakuzaga. Mwami ahimbazwe. Ntubyara. Bigeze aho nawe biramurenga, atinyuka umugabo we bari abakiranutsi
bakoreraga Imana, bari abatambyi bubahaga Imana. Iyo usomye imibereho ya Aburahamu, yari atandukanye na se Yetiro. Kubera iki? Yari yarakuriye kwa Nowa, yigirayo umutima wo kwizera Imana no kumenya Imana yaremye ijuru n'isi, atari ibigirwamana ise yari afite. Uwiteka ahimbazwe cyane. Ariko icyumba bakimazemo imyaka, umugore azamura igitekerezo. Muri iki cyumba cyo gutegereza habamo abajyanama benshi, ndetse nawe ubwawe hari n'igihe aba bajyanama baza mu nzozi bakagutera, ukagira ngo weretswe n'Imana, wavuganiye n'Imana mu nzozi, ugakora ugakora ikosa, ugatandukira, ukajya ku ruhande, ukavuga ngo Imana yaransanze mu nzozi. Bibiliya ivuga ngo iki? Satani aravuga ngo njyewe nzabateza n'ubwoba mu nzozi, nzajya mbateza ihahamuka mu nzozi. Rero hari igihe muri iki cyumba n'inzozi z'umuntu zivangirwa, ari byo abantu bajya bita ngo ni ubuhanuzi butavangiye. Muri iki cyumba, aleluya, Mukristo ageze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngo haranyereraga, inzira yari ntoya, hari umwijima, ngo hirya hari uruhavu. Yajyaga yumva amajwi y'abagenzi be ngo baguyeyo, ngo noneho ariko ikintu cyamuteye ubwoba ngo ni amajwi yari aho ngaho, ngo ndetse rimwe avugira muri we imbere mu mutima we, avuga amagambo yo gutuka Imana, atangira kwiyinira no kubabara ko yatutse Imana. Ariko yigenzuye ngo asanga ni imyuka yamuteye ivugira mu mutima w'amagambo yo gutuka Imana. Nguko ukuntu umuntu aterwa n'inzozi ze zigaterwa, n'iyerekwa rye rigaterwa muri icyo cyumba cyo gutegererezamo. Mwami ahabwe icyubahiro. Urugo rwa Aburahamu rwatangije kwa Yetiro Imana yo gusenga no kurwanya ibigirwamana, ruterwa no kwiheba. Mwami ahimbazwe, kubera urusaku rw'ijambo bita gutinda kubyara, kubera urusaku rw'ubugumba. Abantu bategereje byinshi, hari abategereje gukira, hari abategereje kwambara, hari abategereje gushaka, hari abategereje promotion, hari abantu barategereje mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko iki cyumba ni icyo kwitonderamo. Mwami ahabwe icyubahiro. Iki cyumba abantu bajya bagitererwamo, ugaterwa n'inshuti, ugaterwa n'abavandimwe, ugaterwa n'uwo mwashakanye, kugira ngo ahinyuze ibyiringiro byawe. Ibyo utegereje bisa naho wibeshye. Mwami ahimbazwe. Sara abwira umugabo we, mugabo wanjye turashaje, ndagira ngo dushakishe uburyo bwo kubona umwana. Yesu ahimbaza. Kandi Imana yari yaramubwiye ko ati umwana uzava ku rukiryi rwawe. Yesu ashimwe. Amugiriye inama. Imana itugiriye neza cyane, tugenderere, igusange muri iki cyumba utegererejemo, igusange kuri uyu musozi umazeho igihe, igusange aha hantu muri iki cyumba cya kindi bari bajugunyemo Pawulo na Sila, ngo babataye mu cyumba cyo hagati. Mwami ahimbaze. Ariko ngo mu gicuku haza ibineza neza, haza kuramya, haza kuririmba, haza gusenga. Aleluya. Mu cyumba cyo gutegererezamo hari abategereza bari mu nzu y'imbohe. Pawulo na Sila ndabavuze, Petero ndamuvuze. Mwibuke Yosefu ari mu nzu y'imbohe mu bice 40, niho bigaragaza arotorera byitangiriro. Ibice 40 by'itangiriro niho bigaragaza arotorera igisonga cy'umwami bari barafunze na mugenzi we. Barota inzozi, barangije barazimurotorera, arazisobanura. Ariko kuko umwe yaragiye gusubizwa mu kazi, aravuga ngo nugenda uzanyibuke. Mwami ahimbaze. Iki cyumba cyo gutegererezamo hari igihe usanga uhanganye n'abantu batakwibutse wagiriye neza. Aleluya. Ariko ntabwo ari byo. Yesu ashimwe. Mwami ahimbazwe cyane. Ntabwo ari byo. Mu cyumba cyo gutegerereza umuntu araceceka, umuntu arasenga, umuntu araramya, agategereza Imana yavuganye nawe, agategereza iyamuhanze, yahanitse ikirere ikadendeza inyanja, itagikomwa mu nkokora, itagikangwa n'ibihe. Naratangaye, umuntu aherutse kunganirira arambwira ngo umugabo bita Nowa
hari igitabo yasomye ngo umugabo bita Nowa yabonye ibyaha ngo byari bimaze kugwira mu isi, abwira Imana ngo ntabwo nzashaka kuko sinshaka kubyara abana muri iyi si yanduye batazakora ibyaha. Agejeje imyaka 400 ngira ngo na 60, Imana iramubwira ngo shaka. Agiye gushaka ashaka umugore umurusha imyaka 100. Mwami ahabwa icyubahiro. Haleluya. Icyumba cyo gutegererezamo, uyu mudamu wari ugeze mu myaka 500 yari ategereje kubyara, niwe wabyaye abana 3, Shemu na Hamu na Jafet. Haleluya. Ariko Sara agejeje 90 agira inama umugabo we ngo naryamane n'umuja. Ndakubwiye ngo icyumba cyo gutegererezamo Imana bari yugusangamo, kuko abantu nibagusangamo ntabwo bari bupfe kuvuga ibyo wiringiye. Mwamahimbazwe cyane. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, reka dusome 3, reka mere kuri 13. Imana ibaha umugisha. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshaki na Abedinego. Nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati, mbese Saduraka na Meshaki na Abedinego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Saduraka na Meshaki na Abedinego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko nawe itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorera imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Nebukadinezari zarabiranywa n'uburakari mu maso he, hahinduka ukundi, areba Saduraka na Meshaki na Abedinego igitsuri. Ategeka ko benyegeza itanura ngo rirushe uko ryari rikwiye kwaka 7. Maze atoranya abanyembaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshaki na Abedinego ngo bajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mwami ahabwa icyubahiro. Icyumba cyo gutegererezamo, ibi bihugu 120 byose byagombaga kuramya Nebukadinezari. Muri abasomyi ba Bibiliya neza murabizi. Mwami ahimbazwe. Ariko abagabo 3, haleluya, ngo banga kubarara, banze kubarara. Amen. Iyo umuntu ari mu cyumba cyo gutegereza, hazamuka n'impaka zitari ngombwa ngo ziguprovoke, babone icyo uvuga, bumve icyo uvuga, utandukire cyangwa nawe usubize igihe cyo gusubiza kitari ngombwa. Mwami ahimbazwe. Ariko ngo Nebukadinezari ababwiye ati, ni iyihe mpamvu, ni iyihe mana ishobora kubakiza amaboko yanjye? Mwami ahimbazwe. Koko yari afite amaboko akomeye, mwami ashimwe. Ariko injiragira ngo nkubwire muri uru rusaku, kuko yaravuze ngo nimwumva amasambuka n'amabura ntimundamye, bivuze iki? Iki cyumba cyo gutegerezamo cy'umu rusaku, uruva muri wowe imbere ndetse n'uruva hanze. Ariko barangije bano bagabo ndabakunda, baravuga ngo nta mpamvu ituma tugusubiza iby'iryo jambo. Muri iki cyumba umuntu ntabwo apfa gusubiza. Haleluya. Muri iki cyumba umuntu ntabwo apfa kuvuga. Nta mpamvu ituma tugusubiza ibyo uvuze. Ntabwo twanakwereka yuko hari andi maboko akurenze nubwo tubizi. Haleluya. Yesu ahimbazwe. Aha niho abantu bakorera amakosa muri iki cyumba cyo gutegereza. Umuntu akavuga ngo mana, ngo mva uko runaka avuze, ngo ejo nutabikora ngo nzaba nabivuyemo, ngo nzamenya ko utari Imana. Imana ntabwo bigira, ntabwo tuyihahamura. Ni Imana twasanze ari Imana. Nta kintu twakora ngo ireke kuba Imana, ahubwo twebwe ibyo dukora nibyo bitwemeza ko ari Imana. Ariko yo ni Imana, nta kintu na kimwe ikeneye kugira ngo igaragare cyangwa yemerwe ko ari Imana. Mwami ahabwa icyubahiro. Ahubwo wowe ni wowe ushaka kubona Imana kugira ngo ikubere Imana, kuko urayikeneye kuruta uko igukeneye. Haleluya.
baravuga ngo nta mpamvu ituma tugusubiza iby'iryo jambo. Ndagira ngo muri iki cyumba cyo gutegereza umuntu neza amatwi ibyo urindiriye ntazi, umwuka w'Imana arimo kugenzura, arimo kurondora, kuko ijambo ry'Imana ni nk'imvura, ngo ntabwo imvura ishobora kugwa ngo igende idatoheje ubutaka, ntabwo ijambo rishobora kumanuka ridafite umuntu rivugana nawe. Nanjye rirambwira iki cyumba ntegerejemo nibyo ndindiriye Imana yavuganye nanjye, ngomba kuvuga ngo iki nta mpamvu ituma asubiza, nta mpamvu ituma isubiza muri iki cyumba. Muri iki cyumba ntabwo biregura, muri iki cyumba ntabwo bisobanura. Aleluya, Yesu ahimbaze. Muri iki cyumba ntabwo bajurira, muri iki cyumba ntibatanga abagabo. Aleluya, ukuboko kw'Imana n'ijambo Imana yavuze niryo riza rikavuguruza ibyo barimo kuvuga. Ariko umuntu atsindwa ryari? Iyo atangiye kwisobanura, iyo atangiye kuvuga. Marayika w'Umwami Imana ngo avuganye na Mariya, bamaze kuvugana ngo ayo magambo yose ayabika mu mutima we, nta muntu yigeze ayabwira. Imana niyo yagendaga ipuruvinga wrong cyangwa right abantu barimo kurwanya Mariya no kumunegura. Aho byageze marayika asanga umugabo we, aramubwira ati uyu mwari ntumubenge, kuko yari yagambiriye ngo kumubenga rwihishwa, kuko yari inyangamugayo. Uwiteka himbazwe. Hari igihe utanga ubusobanuro ukabivuga mu gihe kitari cyo, Mwami ahimbazwe. Hari igihe wisobanura ukisobanura bitari bwumvikane. Aleluya, Mwami ashyirwe hejuru cyane. Baravuga ngo nta mpamvu ituma tugusubiza ibyo uvuze. Icyo tuzi Imana ibasha kudukiza, kandi naho itadukiza Mwami ahabwe icyubahiro. Ijambo rya mbere mu cyumba cyo gutegereza, umuntu ntabwo apfa gusubiza. Muri iki cyumba cyo gutegereza ntabwo umuntu yisobanura. Muri iki cyumba cyo gutegereza, aleluya, gutegereza icyo Imana yavuze, gutegereza ibyiringiro ufite mu Mana, gutegereza icyo wizeye. Muri iki cyumba cyo kurindira umuntu ntabwo yisobanura. Mwami ahabwe icyubahiro. Reka dusome igitabo cya Esiteri, umukobwa mwiza abantu bose bakunda. Aleluya. Turasoma igice cya kabiri, ndahera ku murongo wa 12. Kandi umukobwa wese yagiraga igihe cyo kumurikirwa umwami amaze gusohoza itegeko ry'abagore amezi 12, kuko igihe cyo kwariko kwabo ariko cyameraga. Amezi 6 bihezuraga imibiri, ayandi mezi 6 bakaba bafite ibihumura neza n'ibindi byo kwarika abagore. Maze umukobwa agahera ko asanga umwami yava mu nzu y'abagore ngo ajye mu nzu y'umwami, icyo yashakaga cyose akagihabwa. Yagendaga nimugoroba akagaruka mu gitondo, akajya mu nzu y'abagore ya kabiri, akarindwa na Shashigaze inkono y'umwami. Yarindaga inshoreke ntiyongere gusubira ku mwami, keretse iyo umwami yamushakaga akamuhamagaza mu izina. Nuko igihe cya Esiteri cyo kumurikwa, ku murongo wa 15, cyo kumurikirwa umwami gisohoye, ariwe mukobwa wa Abihayili se wabo wa Moridekayi, wari waramureze nk'umwana we, ntacyo yasabaga keretse ibyo Hegayi inkona y'umwami umurinzi w'abagore ategekaga, kandi ashimwa n'abamurebaga bose. Umwami ahimbaza. Aleluya. Muri iki cyumba cyo gutegereza, Esiteri yarari kumwe n'abandi. Haleluya. Yarari kumwe n'abandi bakobwa barindiriye. Ariko kuri uyu murongo wa 19, umwami ahimbazwe cyane, uyu murongo wa 15 haravuga ngo ntacyo yasabaga keretse ibyo Hagayi. Amen. Kuko umwana wa se wabo ariwe Moridekayi yari yaramubwiye ngo uzaceceke, ntuzanavuge icyo dupfana. Haleluya. Muri iki cyumba rero cyo gutegereza, ingingo ya mbere ni uguceceka. Guceceka niyo ntwaro ya mbere muri iki cyumba cyo gutegererezamo. Guceceka bimaze iki? Nuko iyo uvuze mu gihe abantu barimo kukubaza, ushaka gusubiza no kwisobanura, rimwe na rimwe amarangamutima arazamuka, rimwe na rimwe uburibwe burazamuka, ugasa naho ushatse kwiburanaho. Umugore umwe bita Vashiti ajya kuva mu ntebe y'ubwami, niki dayimoni yaramuprovotse,
yumvaga ibyo avuze ari ukuri, akurikije uko abanye n'umwami biri bwumvikane. Ariko hafi aho hari abajyanama tayari bagira umwami inama bakamwemeza yuko uyu mugore amusuzuguye, amutesheje agaciro. Kubera iki? Kugira ngo iri jambo uvuze mu kugira ngo wisobanure muri iki cyumba cyo kurindira iyi si, ni icyumba dutegererejemo. Hari igihe uvuga uzinga urabwira umukunzi wawe ukabona birazamutse. Hari igihe ushaka kwisobanura, hari igihe ushaka kwereka abantu ko n'abandi ariko bimeze, wowe ntibyumvikane nk'uko wabivuze. Ceceka, wigira icyo usaba, wigira icyo usobanura. Nta mpamvu ituma tugusubiza iby'iryo jambo, nta mpamvu ituma usubiza iby'iryo jambo. Ibyo bavuga barabizi. Umugabo umwe bita Reverend Kado, ndamukunda cyane, yaravuze ngo inyuro ngo ni ukuri kuryana, kuko nibavuga ibitariho nuko bavuga ibibabaje, bisa no gukina ku mubyimba. Nubwo bakina, nubwo bacurira, ariko birahari. Iyo ushatse gusubiza rero mu gihe kimeze nk'inyuro, niho Satani aguprovoka, kubera ko amarangamutima bazamutse. Aho kugira ngo byumvikane, bigasa naho ukojeje agati mu ntozi. Niyo mpamvu rero Mariya, aleluya, atigeze ngo asobanura, nubwo ibyo yavugaga byari ukuri, nubwo byagaragaraga. Niyo mpamvu Yosefu agerageje kubwira abantu ngo bazamwibuke, ntibigeze bamwibuka. Ariko Imana yamurotesheje inzozi kera. Ntabwo yigeze avuga ngo njye nararose, njye nareretswe. Umwami ahabwa icyubahiro. Muka Potifera amurenganyije, ntiyigeze yisobanura, ntiyigeze ashaka abajurira, yagiye muri gereza. Ariko inzozi yari yararose. Umwami ahabwa icyubahiro. Igihe kigeze, ari nta busobanuro atanze, igihe kigeze, bamukura mu nzu y'imbohe. Ngo bamuhubujemo, baramwogosha imisatsi, baramukarabya. Abantu bose bari aho bavuga, batangiye kwiyangaja mu kazi. Nk'amahimbazwe, twebwe turamwogosha, twebwe turamufurira, twebwe turadoda imyenda imukwira. Kubera imyaka yari amaze muri gereza, nta myenda yari afite. Abatayeri baritayarishije. Iyo umuntu rero asohotse mu cyumba cyo gutegererezamo neza, abantu batangira bose kumutangira ubuhamya, abantu batangira kurira bashima Imana imukuye muri icyo cyumba. Ariko iyo wisobanuye uva ku ntebe, iyo utangiye kuvuga ngo birumvikana, iyo utangiye kwigereranya n'abandi, kuvuga ngo ndarenganye muri iki cyumba, abantu baraharenganira. Ariko Imana akaba ari ihabakura, akaba ari ibarenganura. Umwami ahabwa icyubahiro. Reka dusome igitabo cyo Kuva, nsoza iri jambo, icyumba cyo gutegererezamo. Ndakwinginze, ndagira ngo nkwibutse ko Yesu yabwiye intumwa, aravuga ngo muzambuke mu cyumba, mutegereze igihe muzaherwa imbaraga. Yesu ashimwe. Mwuka Wera ataramanuka ngo abagire abagabo nyabagabo, abasobanurira ibyo batari bazi, abahishurira ibyo batari bazi, atangire kubamenyesha indimi z'abantu zitandukanye. Kuko umuntu ashaka kuvuga Ikinyarwanda ukumva birasobanutse, ariko hari ikindi yavugaga. Mwuka Wera rero yataje ngo agusobanurire uburiganya buri muri urwo rurimi. Hari igihe utanga ibyawe uzinga ubihaye umwizerwa, wajya kwisanga ugasanga witanze, ugasanga witaye hanze, ugasanga wiyambitse ubusa. Muri iki cyumba barategereza. Aleluya. Reka dusome igitabo cyo Kuva, ibice 18 murongo wa 3. Ngo n'abahungu be bombi, umwe yitwa Gerushomu, kuko yavuze ati nari umusuhuke mu gihugu kitari icyacu. Aleluya. Reka ntangire iki gice nibwo muri mwumviye inkuru. Ngo Yetiro umutambyi w'Imidiyani, sebukwe wa Mose, yumva iby'Imana yagiriye Mose n'Abisirayeli ubwoko bwayo, kandi uko Uwiteka yakuye Abisirayeli muri Egiputa. Yetiro sebukwe Mose ajyana Zipora muka Mose amaze kumusezererana n'abahungu be bombi, umwe yitwa Gerushomu, kuko yavuze ati nari umusuhuke mu gihugu kitari icyacu. Undi yitwa Eliyezeri,
kuko se yavuze ati imana ya data yambereye umutabazi inkiza inkota ya farawo. Yetiro sebukwe wa Mose azanira Mose abahungu be n'umugore we, amusanga muri bwa butayu aho yari yabambye amahema ku musozi w'Imana. Icyumba cyo gutegererezamo, nababwiye ngo iki cyumba nicyo twita ubutayu, nicyo twita umusozi. Umuntu akavuga ngo maze igihe uyu mufite umusozi undi imbere. Uwiteka aravuga ngo wa musozi we wiyita iki? Imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli uzashingurwa utabwa imuhengeri habe nk'ikibaya. Zerubabeli atambuka anezerewe ngo noneho haleluya, ngo Yetiro yumva iby'Imana yakoze, yakoreye Abisirayeli, imbaraga zikomeye yakoresheje ibakura muri Egiputa, amaboko akomeye yabakuje kwa Farawo. Yari yarasezereye Mose, ariko asigarana umugore wa Mose n'abana be. Mose aragenda uko Imana yamuhamagaye, ajya muri Egiputa ataye umugore n'abana. Ariko ngo Imana ikoze ibikomeye, aleluya, Imana ikoze ibitangaza. Sebukwe wa Mose afata abana yamwimye, afata na wa mugore wa Mose ari we mukobwa we Zipora yamwimye, aramutwara amusanga mu butayu. Kubera yumvise iby'Imana yakoze, aleluya. Paulo na Sila bakingiranye mu nzu y'imbohe, marayika bakinguriye, ngo umurinzi w'inzu y'imbohe aje, ngo ajya kwitera icyuma azi ngo bamucitse, ngo aramubwira ngo kwigirira nabi, twese turi hano, mwamahimbazwe, aleluya. Atangira kuvuga ngo nkora iki? Aramubwira ngo kizwa. Aravuga ngo nibasohoke, bigenda ati oya. Paulo ati mwadukubise muradufunga imbere y'abantu ntitwapfa gusohoka. Ariko wa murinzi amaze gukizwa ngo abatwariwe, abashuhiriza amazi, abamora inguma, abafunga ntibari bigeze bavuga ngo marayika ari budukingurire. Abafunga ntibari bigeze bavuga bati urarushywa n'ubusa. Baracecetse, bigeze mu gicuku ngo bari mu nzu yo hagati, ngo batangira gusenga no kuramya Imana. Muri iki cyumba bakora iki? Barasenga. Muri iki cyumba iyo babaye barasenga, iyo banezerewe bararirimba, aleluya. Mose ari mu butayu agiye kubona sebukwe arahingutse n'abana be n'umugore we. Kubera iki? Yumvise iby'Imana yakoze muri iki cyumba, aleluya. Iyi Imana imanutse ikinguye kino cyumba ije kukigukuramo, mwama ahabwa icyubahiro. Nababwiye ngo Esiteri yabaye muri iki cyumba cyo gutegereza itegeko ry'ibwami. Ntiyigeze avuga ko afite icyo apfana na Moridekayi, ntiyigeze yisobanura. Niyo mpamvu babaga bavuze ngo nta mpamvu ituma tugusobanura iby'iryo, nta mpamvu ituma tukubwira impamvu y'uyu butayu, nta mpamvu ituma tukubwira impamvu tumeze gutya. Icyo tuzi Imana yacu yadukuje amaboko akomeye, ikadukura mu byaha, ikatuzana mu nzu yayo, ikatugira abakozi bayo, ikatugira abatambyi, ikatugira abagabo, ikatugira abagore, ikatuzana ikabiduhagaritsa aha. Ubona ko ari ubutayu. Izazana n'abana bacu twasize, izazana n'abagore bacu twasize. Igihe kizagera umwami aduhamagare dutunguke imbere ye, kandi nidutunguka imbere y'umwami, ntabwo Esiteri yigeze asubira mu bandi bagore. Yaratungutse ngo umwami amutunga inkoni, aba ari wahitamo, aleluya. Mwama himbazwe. Mwibuke Moridekayi yategerereje ku irembo, bamuzanira ibiryo yanga kubirya. Mu cyumba cyo gutegereza abantu barasonza. Hari igihe umuntu abazi ngo kubera ko yakijijwe asenga Imana atasonza. Hari igihe inzara gusanga mu cyumba cyo gutegerereza, ariko siko bizahora kuba mutegereza, keretse bava mu isezerano. Nta mpamvu. Reka nsoreze muri Zaburi 110. Imana yo kwizerwa ibaho umugisha kandi bafashe. Ndagira ngo nkwibutse ko Yetiro yumvise iby'Imana yakoze, arekura. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nzabwira ikasikasi ntibarekure, mbwira ikusi ibarekure. Mwamahabwa icyubahiro, aleluya. Ariko ibarekura ryari barafatiriwe. Uhagaze umaze igihe uri mu cyeragati, umaze igihe, aleluya, unanutse, umaze igihe ushonje, umaze igihe mu rusaku rwinshi, bavuga ngo yabaye iki? Ariko Reverend Kade yaranyigishe ngo inyuro
ubu umuntu yanyuriye ntago mbabara kuko nzi ngo aravuga ukuri nubwo kutari ngombwa, ntabyo yahimbye, ariko ibyo avuga sinshaka kubyumva kuko atari byiza. Inyuro ni provoking spirits, baba baguprovoka ngo uvuge ceceka, nta mpamvu isubiza ibyiryo usubiza. Mwamahimbazwe. Reka dusome Zaburi 110. Ndumva ryohewe n'ijambo ry'Imana, ndumva ukuboko k'Uwiteka kurimo kumanuka. Haleluya. Zaburi 110 umurongo wa mbere, ngo Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Icara iburyo. Iburyo ni iki? Ukuboko kw'Imana. Ukuboko kw'iburyo kw'Imana kuvuga imbaraga z'Imana zikomeye. Mwamahimbazwe cyane. Ukuboko kw'Imana ni imbaraga zawe. Ukuboko kw'Imana ni mutabazi wawe. Ukuboko kw'Imana ni igicu. Haleluya. Uwiteka himbazwe cyane. Ukuboko kw'Imana niko kwatumye Yetiro azana abana ba Mose. Kubera iki? Kwagaragaye muri Egiputa bituma Yetiro adashobora guholdinga imbuto za Mose. Ukuboko kw'Imana guma munsi y'ukuboko kw'Imana gukomeye muri icyo cyumba. Nta mpamvu ituma tugusubiza iby'iryo jambo. Icyo tuzi Imana ibasha kudukiza munsi y'ukuboko kw'Imana. Haleluya. Guma iburyo bwanjye kugezaho nzashyirira abanzi bawe munsi, kugeza igihe icyo cyumba nzakigusohoreramo. Guma iburyo bwanjye mukobwa mwiza, guma iburyo bwanjye wa mudamu we, guma iburyo bwanjye wa mushumba we, guma iburyo bwanjye wa musore we, nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge. Haleluya. Ngo Mose Yetiro amusanze, ngo Mose atangira kumutekerereza, atangira kumutekereza ukuboko kw'Imana. Iyo badusanze nta nubwo twibuka ko bazanywe n'uko Imana yakoze. Iyi Imana yakoze baraza, kandi iyo baje innocently dutangira kubabwira, tukabaha ubuhamya, tukababwira ibyo Imana yakoze, tugashimana Imana nabo tutazi ko bari baragwatiriye ibyacu kubera igisuzuguriro kituriho. Ariko ukuboko kw'Imana, haleluya, gukuyeho igisuzuguro kugafungura inzugi, urugi rwa mbere, urugi rwa kabiri, kukagera ku rugi rwo hagati, inzugi zose zikarangara. Marayika w'Umwami Imana y'ukuboko kw'Imana kumanutse, inzugi zirarangara. Inzugi zirarangara. Barakubwira ngo ngwino sohoka umwami agutumyeho. Niko baje basanga Yosefu mu nzu y'imbohe, akabona abantu bose barwanira kumukoraho, abamwogosha, abamuca inzara, abapadikire na manikire bari baraho ngo bari tayari kumuciza. Kubera iki? Ukuboko kw'Imana kwaje gushyira abanzi be munsi y'ibirenge. Humura, komera, komera umutima. Joel Austin yaravuze ngo yo closer than you think. Uri hafi kuruta uko wibwira. Ibitekerezo byawe biri kure, ariko uri hafi kugera aho ugomba kugera. Uri hafi kwicara aho ugomba kwicara. Uri hafi gukikira abana ugomba gukikira. Niba umugore wa Nowa yarabyaye ku myaka 600, ntarirarenga. Ukuboko kw'Imana yacu kurabisumba. Hama. Haleluya. Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Imana iragukura mu cyumba, ariko ceceka, wikwisobanura. Ceceka, ceceka, guma aho ngaho kugeza aho azashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge. Imana ibaha umugisha, kandi umwuka wera abazeho cyane, abagisha imyitwarire. Uko yavuze ngo mugume mu cyumba cyo hejuru, uyu naza azabigisha n'ibyo nabigishije azababwira. Iyo umwuka aje adusobanurira iby'iri jambo, akatubwira n'ibindi karentre umutima w'Imana, icyo Imana irimo kuvuga. Mwuka w'Imana bivuze iki? Ni amakuru agezweho mu bwami bw'ijuru. Ni amakuru agezweho avuye mu mutima w'Imana. Haleluya. Rero guma iburyo, guma ahangaha kugezaho nzashyirira abanzi munsi y'ibirenge byawe. Umwuka w'Imana agukomereze muri icyo cyumba utegererejemo. Ukuboko kw'Imana kuzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Imana ibahe umugisha, ndabakunda.